Shalom beautiful people, nizere ko mumeze neza aho muri hose, muri Kigali, hanze yaho, ndetse n'abari kudukurikirana bari mu bihugu bigiye bitandukanye. Tubahaye ikaze kuri The Splash, aho tubasplashingiraho cyangwa tubatonyangirizaho ubwenge, ibyishimo, inspiration, ibintu byose twavuga ko byiza bituruka ku Mana. Uyu munsi rero turi kumwe n'umutumirwa wacu, ni umuntu ukomeye cyane, a friend to me, a brother to me, ariko no mu buryo busanzwe cyangwa se in the gospel industry yatangiye araza kuza kwitubwira, ariko right now abantu bamuzi nk'umusaxophonist urenze. I think turaza kwivugana, ariko if I am not niba nabeshye ndumva uri uwa mbere, abandi bari abanyamahanga ndumva, kuko ndumva twaragiraga abanyamahanga baba saxophonists, maybe Ugandans, Kenyans, ariko ari mu ba mbere. Yeah, welcome Papi, uratangira utwibwira, ubwira abadukurikiye who you are, and yeah. Yes, thank you so much Linda. Nishimiye ko kuba hano hantu. Umugisha ukomeye kuba ndi intoranwa muri bakeya. Amazina yanjye ni Israel Papi. Ndi umu saxophonist, umu guitarist, ndi umunyamuziki muri rusange. Nkora na music production n'ibindi byinshi. Ubwo tutarajya kure, tukiri muri introduction, hari umuntu ahita avuga ati uyu muntu ni tutravo, uyu muntu ni mbese ibintu byose ngiye kubera ukuntu nkuzi ndabizi ko ubikora neza kandi rwose ubiha umwanya wabyo. Uratubwira muri make, uratugiramo gatoya muri background y'ukuntu byose nyine byatangiye n'uburyo byose ubikora, kuko hari n'ibyo utatubwiye kubera ko ngiye mbizi, nzi ko ku bantu bakenera sound, he's the guy, he's the right guy, ariko after all hari igihe umuntu ashobora gutangira avuga ngo ibi n'ibi nabigezeho gutya, ariko ku badukurikiye uze kwamara amatsiko uhereye hahandi twamenyaniye ari ku gatebe k'ishuri, tubona ko umuntu ari kwishakisha. Okay, nk'uko wari ubivuze, mu by'ukuri ntabwo ari ibintu navutse nzi gukora. Nagize igihe cyo kujya kubyiga, niga mu ishuri ry'umuziki ku Nyundo. Ndibuka nagiyeyo muri 2015, ubwo na joininze ishuri, niga music production, niga guitar, nigaga no kuririmba, ariko ntumbaza aho byagiye. Inyuma yaho rero muri covid nibwo natrayinze ibintu bya saxophone, kubw'amahirwe mbona birakunze. Ari nabyo nyine abantu wenda benshi bagiye banziho, ariko nuko byagiye bitangira. So ubwo umuntu aramutse avuze ati yagize amahirwe ajya ku Nyundo, njyewe nta mahirwe ubu ngubu mfite, tubwire nk'umuntu ushobora kuba yifiteyeho ikintu cy'intinyi, cyangwa se nanone ku ishuri bagiye batubwira ko bagomba kuduhereza percentage runaka, ariko natwe hakagira ikintu kituvaho. So nagira ngo ubibutse ko abo bantu ntabwo ari ikibazo kijyanye no kuba nta resources ufite, nta hantu ufite, nta bantu ufite, nta kintu mbese wowe wabona cy'amahirwe, kuko urumva umuntu ahita avuga ati nubwo yagize amahirwe nubwo byagenze, ariko niba hari abahari bari kudukurikira bamarize ayo matsiko, bamarize izo mpungenge, kuko wenda talking from experience ndabizi turi abantu bagiye bahera hasi, ariko iyo umuntu avuze ngo yahereye hasi ntabwo byumva, uba wumva bitewe n'aho uri, bitewe n'abadukurikiye, uba wumva ntabwo yari hasi nk'uko ubu ngubu umeze. So you can tell us, kuko wenda muri covid se unahita avuga tugo wari ufite umwanya, ufite resources, ujya no ku ishuri, mbese tell us utumara amatsiko. Okay, wenda mereye ku byabanje before ya covid. Sinzi niba ugibuka neza, nyine twagiye ku ishuri tumeze nk'abantu ba mbere batangiye ishuri. Icyo gihe rero twari dufite challenge zikomeye, harimo kuba tudafite abarimu bahagije batwigisha everything. Wasangaga rero buri kimwe cyose tukihigaguramo. Twari dufite cyakora ahantu ho gukora practice,
n'ahantu hatumutiva nyine gukomeza kugira inyota yo kwiga ibintu bishyashya kubera ko twabibonaga imbere yacu ariko nta barimu twabaga dufite. So ikintu cyabaga gihari rero wenda ashobora kuba hari umuntu umeze nkanjye afite ibintu bimuri imbere ariko akabireba akajya avuga ati ngo nise ngo ko nta mwarimu ngo mfite ngo ko nta kintu. Umwarimu wa mbere ni wowe ubwawe. Ikikurimo nyine nicyo gishobora gutuma ugira iyo motivation yo kwiga kuko ushobora no kuba ufite umwarimu ariko udafite uwo muhate ugasanga bibaye tuzi benshi twagiye twigana cyangwa se abandi bo hirya no hino bagiye biga ibintu ariko bikarangira nta kintu bagezeho kubera nta purpose bari bafite mu buzima bwabo. Iyo ufite purpose ushaka kugera ku kintu byanze bikunze si ngombwa kudipendinga kuri runaka ngo azabanze zinganyigishe ngo mbone kugira icyo ngeraho no kuko niba nibuka neza twigaga muri situation ikomeye ngiye nigaga gucuranga gitari nta mwarimu wa gitari twagiraga ariko narabyukaga saa 10 nkajya kuri wifi nkajya kuri YouTube ubundi nkiga gucuranga gitari. Mu mwaka umwe nari maze kujya kuri level nziza. Cyakora indi challenge nahuye nayo nahise njya ku isoko mbura wa mwanya noneho wo gukomeza kwiga. Urumva rero iyo wize cyane washyizeho umuhate ku kintu kirakunda. Nyuma yaho rero urumva nari nakubwiye ko urumva navuyeyo 2017 hashiyamo imyaka 2-3 none during lockdown nibwo nafashe undi mwanya niga saxophone nta muntu wayinyigishije. Ariko kugeza ubu navuga ko nyine ibintu bimaze kugeraho byinshi ariho byaturutse kuri iyo saxophone ntigiye mu ishuri ari uko nyifite covid nkavuga ati kanyibyaza umusaruro. So yahimpinduriye ubuzima ifasha family yanjye n'abandi bantu nyine bagiye batandukanye. Navuze mbivuga nyine ko umuntu urenze nibabyumve amaze kugera ku ma stages menshi cyane, not only stages gusa ahubwo papi cyangwa zari ibintu ukora ngatavuga ati uriya mwana ntago twiganye rwose banze yarigiye ahandi ariko wenda nk'uko bitubwiye ndabizi ko ibyo bintu ari ukuri ntabwo nzi neza ko nta bindi bintu bihambaye byagusabye kugira ngo ugere aho ugeze ubu ngubu. Akaba ariyo mpamvu nyine urumva kugira ngo abadukurikiye bumve ko ni ugutinyuka si yo gutinyuka. Noneho ukiri tukiri aho ngaho wavuze ku kuntu wahuye n'iyo challenge ngiye kubaza ngo ni gute ubu nonaha navuga ngo hari igihe tujya tuvuga ngo I need money to get money. Umuntu akavuga ati ubuse ko nkeneye amafaranga kugira ngo mbone andi mafaranga, ubuse ko nkeneye telefone kugira ngo nkore iki, ubuse ko nkeneye umuntu umfasha kugira ngo nkore iki. Izo challenges ni gute wavuga ngo ntago ukeneye experience kugira ngo ubone indi experience, ntuba ukeneye amashuri kugira ngo ubone andi mashuri. Ni gute ushobora kuvuga ngo muri izo challenges zose naremeye ndavuga ngo yego nta mwanya ndi bubone wo kwiga, ariko ntago wagumye aho wari uri, warakomeje uriga. Wabigenje ute kugira ngo uvuge uti none ubu ndasimbutse ngiye mu gihe cyo gutangira gukora kandi nari nkeneye no kwiga, ubuse ko nkeneye aka kazi kugira ngo n'abandi banyizere, ariko nanone nibasanga ntabishoboye barongera bansubiza inyuma. Kandi wagiye ukorana n'abantu benshi mu bihe bigiye bitandukanye, ukabona bamwe ba downfallinga bakagwa rwose bakamanuka umuntu akazimira akarangira, ukabona abandi beexcellinga bagakubita bakageza hariya hejuru. So wadusharinga izo challenges uburyo wagiye uzovercominga kugira ngo ubundi hari ikintu nicyo nahereye mvuga, iyo ufite purpose y'ubuzima bwawe umenya uburyo buri kimwe cyose ugitwara. Nk'urugero naguha nkitanya nko kwiga saxophone, hari umuntu wayimpaye yarambwiye ati dore ngwaye saxophone mu mezi 2 uzaba unyeretse ikintu maze kugeraho. Amezi 2 yaranchallenginze cyane. Ndamwibuka umupasiteri yaratwigishaga ku ishuri yitwa Nsabayeze Mable, ndamushimira cyane. Ni umubyeyi mwiza cyane yaradufashije. So maze kumbwira ibyo bintu ndiga,
ariko mu by'ukuri hari igihe cyageze muri ayo mezi 2 ndi kwigamo hagati ncika intege kwa ko numvaga nta kintu ndi kugeraho. Hanyuma y'icyumweru ndongera ndayifata ndacuranga numva sinkwiye ibintu nabihagaritse wakomeza ndakomeza ngira ari ukuntu twajyaga tujya mu makwe gukora uturaka baduhamagaye we nagiye gucurangira nk'umuntu runaka nagiye ngiye gucuranga gitari noneho mpura nitwaza saxophone ndavuga ati nkombe nake stage urumva niyo yaba ari indirimbo imwe gucuranga saxophone ko numva nari nzi gucuranga nk'indirimbo 2 cyangwa 3 ewana amahirwe nagize wa mupasiteri yari yatashye bwabukwe kuko ndumva madamu wari warabaye marene w'umugeni none ndacuranga indirimbo imwe nta yindi nari nzi bansaba indi nari ku byari ko ari ibibazo maze gucuranga indirimbo imwe abantu barishima cyane ndibuka na postinze na video ndi gucuranga kuri Instagram abantu nyine baba surprised byatari everyone akajya ateraho comment ariko ati nonga ibintu ntago bibaho ubu ngiye kureba ya video nakumva bitari biryoshye nkati ku cyabana yakoze ariko bari bibashimishijwe no kubona ikintu gishyashya nyine batari bamenyereye rero ikintu cyabaye ni icyo ngicyo yarancalenginze ndangije nanjye ngira ryashyaka ryo kuvuga ati ngomba kumwereka ikintu maze gukora kigaragara kugira ngo akomeze nyizereremo avuga uti komereza kuko umuntu buriya uhuye n'umuntu akakubwira ati ibintu uri gukora ni byiza komereza nta kintu kinezeza nk'icyo ariko igize umwaka ugahora n'umuntu ukubwira ati rero ibintu byawe si ibyawe warayobye ugira ikintu gikomeye cyane mu mutima kandi bikunanira kugira ngo kikuvemo none se ko nzi ko byaba bitarabuze ntago byabuze ariko amahirwe nagiraga njyewe naranabisengeraga by the way narabisengeraga nkavuga ati ikintu ngiye mu mana kizapfa ubusa umwanya wanjye ntuzapfa ubusa ugasanga rero umuntu anciye intege ngiye simbyitayeho nkakomeza rero icyo gihe uwo mupasiteri yarambwiye ati ngo urantunguye mu buryo bufatika rero ngukomerezaho saxophone ntago ndi buyikwake uyigumane kuko iyo nsanga utaragize ikintu umenya nari kwita nyikwaka ndakomeza ndiga noneho nkajya njya gucuranga ahantu bakumva birabishye bakirinda kunca intege ariko nkabibona ko babihiwe ariko nkavuga ati next time I have to make sure ko ninsubira muri aba bantu bazabakonvenka nyine nzabakonvenka bakavuga ati hari level umaze kujyaho runaka burya umuntu nakubwira ati ibi bintu ntago bimeze neza ntukajye wumva nyine ngo n'undi si ibyanjye mbivuyemo no push nupushinga neza cyane uzagera kuri level bifuza batungurwe no kukubona wageze noneho kuri step runaka batari biteguye so kudacika intege nicyo kintu cy'ingenzi mu buzima cyane rwose nabonye abantu these days dusigaye dushyigikira ibyiza cyangwa se tukabutaha niko bakunda kuvuga nyine ikintu iyo cyabaye kibi bagahita babigutahira bakavuga ati ubundi wajyaga he wakoraga ibiki nanone wasucceeding ukaba neza akaba ari kuvuga ati mba mana narakurebaga nkavuga ati ndakwizeye nkakubonamo ikintu gikomeye abandi bakakubwira so basing on that nyine mise nibuka ukuntu akeshi buri abantu turwana no kugira ngo tunezeze abantu cyane niba uyu munsi ari kumbwira ko cyangwa se tubemeze tuba proving a wrong umva uyu munsi niba babihiwe ejo ndabizi ko nzagenda noneho birenze ariko tukibagirwa kuvuga ngo ku muremyi wacu cyangwa se ku muntu twakagombye kugira kwemeza cyangwa se kugira icyo twaprovinga ari kubivugaho iki icyo nicyo kintu kijya kiducalenginga wenda kituzana kuri iki kibazo ngiye kubaza wowe ubundi mu buzima bwawe urumva watubwiye ukuntu strugglinga overcoming challenges sometimes ukishimira ibyo umaze kugeraho ariko mu buzima bwawe bwa buri munsi wanye gute n'Imana cyangwa se wavuga ngo nakaye kabanga gato kajya kagukorera kantu uvuga uti shaka kano kantu karankorera of course yego gusenga twese biradukorera nkuko wari umaze kubivuga
ariko hari irindi banga umuntu aba akoresha, hari ukundi kuntu umuntu ashobora kuvuga ati ngewe hari ukuntu njya ngira kwiyima cyangwa hari ukuntu njya nkomeza gupursuinga, niba navuze ati ndamena kabisa nkora kino kintu, hari n'ukuntu mbigenza, cyangwa se mbese mu buzima bwawe bwa buri munsi, how do you interact with God and make it happen? Okay, akantu navuga wenda kankorera ko nyine nanone iyo ukora ikintu utakiragije Imana umfasha kiba kiri mu manegeka, anytime wafeiringa bashyiraho to so ngerageza kwemera nkaca bugufi nkabiragiza Imana. Ikindi burya iyo ukora ikintu ugomba no kugikiranukamo, urumva kera imbuto, kuko most of the time ubikora utera imbuto nibyo bituma ufeiringa. Nk'urugero, niba mvuze ati umuntu amaye akazi ngiye gucuranga saxophone wenda muri event runaka, ku munsi wa nyuma ndamubwiye ati sinyibonetse, umuntu azagenda abibwira abandi ngo uyu muntu aratenguhana nyine. Icyo kintu bikwiye kwangiriza izina, urumva. Rero iyo utera imbuto ukirinda nyine, iyo utera imbuto ukagendera muri bya bintu Imana yanga, urumva, ibyo ngibyo bituma igukuraho amaboko. Icya mbere uba ugomba kumekinga ashaka ibintu urimo ukora. Niba ubwira Imana ati Imana ngo mfasha ndabikoragije, makinga ashaka ko nawe ugendera mu murongo mwiza Imana yishimira. Icyo kintu kizatuma ibintu byawe bibundikirwa n'ibintu byinshi, harimo kugira igikundiro, abantu bakagukunda, bakakwizera, urumva, ukabona nyine ibintu nawe utexpectingaga. Ubu ngubu ari nk'igihe ari igihe umuntu ajya mbaza, kuko muri uru Rwanda dufite abantu benshi bacuranga saxophone, ariko nka bagenzi banjye even nanacuranga gitari mbere, hari abagitarisite benshi bandusha, ariko wajya kubona ukabona nge nihagarariye inyuma y'umuhanzi muri konseri runaka ndi gucuranga, none bakibaza uriya muntu katarenze ni ukubera iki ahora acuranga mu ma event agiye akomeye. Nkavuga ati ngewe ntabwo ndi umuhanga, ari mu by'ukuri nge level ndiho nge ndayizi, niyo abandi bariho ndayizi, barandusha kure, ariko kubera kwa kundi uba wubahisha Imana even no mu bantu barakubitsemo icyizere. Hari n'igihe n'umuntu akubona uri gucuranga, hari umuntu watubwiye ngo ujye usaba Imana ngo niyo waba uri gucuranga indirimbo ya Sekira bajye bayumva nk'aho ari gospel music, nyine bakorweho bumve bagize amarangamutima kubera umwuka ubiherekeje, urumva. Rero ni ugusaba Imana ikakurinda muri ibyo bintu, ukajya umekinga ashobora ko n'uba uri no gucuranga abantu babyumve nk'aho biryoshye, mu by'ukuri naho bitaba biryoshye. Rero ariba ngo urarenze, ntakibuka level ndiho, ati Imana warakoze kabisa. Unyibukije ukuntu hari igihe twajyaga tujya kuri stage wenda bigutunguye udaheruka gukora practice n'ibiki, ugahita uvuga ati umva ahangaha kabisa unabareba Mana we ndumva ari hatari. And ni ukuri pe bijya bikora, birakora cyane, kubera ko hari igihe nyine utumva uri kuva kuri stage ukumva udukompliment ugahita uvuga okay, Imana iragukabarira, kandi we kuri stage wumvaga wakotoye ibintu. So Imana rero hari uburyo ihindurizanya ibintu mu buryo twe tutaba tuzi, ariko ikituma bikorwa nuko nawe uyubahisha ukamekinga ashaka ibintu urimo ubikiranukamo. Gukiranuka mu bintu urimo bituma Imana nawe igushyigikira. These days icyo kintu turakibuze, tubuze abantu byibura bakubwira bati rero njye ndabona uko ibintu biteye, ibi n'ibi bishobora guhinduka. Hari n'abantu bavuga ubunyangamugayo ngo ngiye ngo ndi inyangamugayo, ariko ukareba ubwo bunyangamugayo uri kutubwira buri hehe mu by'ukuri, kuko niba ushobora kuvuga ngo fasha ikintu runaka cy'umuntu ngomba gukora, cyangwa se we anyizeyemo ikintu ngomba kumukorera, noneho ku munota nyuma okay ahangaha ndagaruka ku kintu kimwe, hari igihe utegekwa cyangwa se bikaba ngombwa kubera ibintu byinshi cyane biba byabayeho. Hari igihe ushobora kujya gucuranga, wenda umuntu yakubwiye ati ndagutiza gitari, cyangwa se ndagukodesha gitari, cyangwa se ndaguha gitari yawe yapfuye, ukajya kubona ukabona nta gitari ukibonye, nta uri kuyikodesha, nta naho bari kuyigurisha, ibintu nyine bibaye tujya tubyita ngo insazi nyine ako kanya.
and then wabibwira nk'umuntu agahita akubwira ati aha n'aha byagenze gutya na gutya, ubyitwaramo ute? Ese urongera ukazashaka kugaruka inyuma ukamuprovinga ko atari byo? Kuko nanjye sinkunda ko hari umuntu wambonamo ishusho itariyo. Hari igihe bikugwiririra atari nawe byiteye, byaturutse ahantu henshi, ariko ukavuga uti nta kundi nyine, ariko ukagumana ikintu kivuga ngo ndashaka ko ejo n'ejo bundi azabona ko byarangwiririye. Ibyo bintu byitwara muti, kuko abantu benshi ntabwo mu minsi ishize, umwaka washize, ndibuka ntago nyine hari igihe ntarindi hano, noneho hari nk'abantu nayo bukorere mu makwe, ndabibabwira before yuko ngenda, barabyumva nyine, barambwira ati noneho tubikore gutya, dushaka plan B. Noneho hari undi mukiriya nari mfite mu kwa 11 ndabyibuka, ariko ndabaha ati noneho ngomba kuza kugira ngo uyu mukiriya nzamukorere ibintu bye. Ndaza inje turaganira, ndamuha ati se gahunda zimeze gute? Ndamubwira ngo gahunda rero ngo ni gutya na gutya, ngo tariki n'iyi ugomba kuba uhari. Ndabaha ati ewana ndahari, ndi tayari kabisa. Aje ahita anyandikira ka message kankorogosheye mu mutwe. None se ngo nsigaye numva gusigaye nguhohereza abandi bantu, ngo kandi ari we wakagombye kuza, ngo ugasanga nyine umuntu yagera akakubura. Ngo please ngo bimbwira hakiri kare, ngiye nishakire plan B. Iby'amafaranga naguhaye simbyitayeho, niwe wayagumana nta kibazo, ariko sinshaka kubona wohereje undi muntu. Birankorogoshora nakibuka uburyo, yego, nakibuka uburyo nyine njya mbyirinda, kereka iyo season nayo nagiye, kandi ni ibintu byumvikana. Hari igihe ugira opportunities runaka zituma ubwira umuntu mwari mufitanye gahunda ngo ngize ikintu, kandi ni ikintu kiba cyumvikana, sibyo? Ngiye njyambwira abantu ntabwo turi ba nyiri ibihe, mujye mudufasha ibihinduka mu byumve. Ni ikintu kiba cyumvikana, ariko ukameke nkashobora ko icyo kintu nubwo mwahanye gahunda hatagira ikintu cyangirika. Ariko uwo muntu yarabimbwiye, nyine mbitekerezaho, ndamusobanurira, ndamwati ese ni umuntu wabikubwiye, yabikubwiye ryari? Mwaciye ngo nk'amezi 3, none nibuka ko ngiye none haciye ukwezi kumwe ngiye. Bivuze ngo uwo muntu arabimubwiye yarambeshyeye, yanyiciye izina, urumva? Ndamusobanurira, abona nyine ko bimbabaje ewana. Cyakora amahirwe nuko nagiyeyo, ndavuga ati Mana mfasha, nzagende mukorera ibintu mu buzima bwe, nyine azagenda avuga ati ahubwo nta wundi mwana mwiza n'uyu nguyu. Ku mahirwe nyine nagiye mbikora neza, birakunda, arishima, aranshimira na nyuma. Ariko urumva hari igihe uhura na situation, ari igihe umwanza kugerageza, kandi atari we wabigizemo uruhare. Cyane rwose. Either umuntu muhuje career ashobora kugenda kuko akugiriye wenda ishyamba, icyo twita ishyamba, akabwira abantu ngo uriya ngo happy, ngo yica gahunda, ngo iki, ngo aratenguhana, kandi atari ko byari kugira ibintu byinshi, buriya n'umuririmbyi. Urumva ugasanga bakwiciye izina atari wabyi, ubwo n'ubona umwanzi uri kukugerageza. Rero iyo ubaye umunyantege nkeya birakwafectinga, ukagenda nyine bigatuma ucika intege mu kazi kawe, ariko ikintu uba ugomba gukora ni ukwiragiza Imana ikagufasha kuva muri ibyo bintu. Kabisa, nanjye ubwo navuga ngo ndaza kubigenderaho. Bon, ni ibintu byinshi navuga ngo umuntu ahura nawe, cyane ko tuba turi muri business, and then out of nowhere ikintu kikaba uko utacyumvikanyeho n'umuntu. Sometimes ukabona ntabwo cyaguturutseho pe. Noneho wajya no gusobanurira uwo muntu biba bigoye, kuko amaze kumenya ko abantu barabeshya, abantu n'abesukuru, abantu n'ibiki. Nawe wagerageza guforcinga ngo upushinge, ngo umubwire uti ibi bintu byangwiririye, byagenze gutya, byangwa kugenda gutya, ukabona ibyo usobanura byose nta kintu bivuze. So navuga ngo kuri side yo kuvuga ati Mana nakoze party yanjye, nawe ubwo unshigikire, ubwo navuga ngo nicyo kiba gisigaye cyane kabisa. Mbere yuko tugana ku musozo, uraza kumbwira, urabanza umbwira ikintu iyo wibutse wakoze mu bwana uraseka ukajya hasi. Ikindi kintu ni nk'umunsi waba warakotoye nuko byagenze, ugahita uvuga ati sha
hari ahantu hano ndahiye sinzahasubira n'uwahageze wese nzamubwira ko uriya muntu atari ngewe. Ikintu nakoze mu bwana kikiri fani nari nyibutse kise kijyahe kirahari ubwo hari igihe uri kuvuga uti batanshishamye hari igihe njye nari umuswa mu ishuri urumva nari umuswa mu ishuri cyane ndabyibuka papa wanjye yitabye Imana muri 2009 mu kwa kabiri noneho nkora icya leta ndangije ngira udukoni dutatu ari ibintu bitaga ngo udukoni dutatu tune ubwo nari nemerewe kujya muri 9 years ewana mu rugo barabyanga bagati umwana wacu nagomba kwiga muri 9 years naje ndavuga ati ngo naje ikintu nakoze urumva navuze ati nta kibazo ndemera gusibira muri uko gusibira rero ikintu cyabaye narize kiraho umuhate nkajya noneho niyiriza n'ubusa nkavuga ati Imana ngomba gutsinda nkajya muri internet ko usanga internet basaba internet basabaga nk'udukoni tubiri cyangwa kamwe ibintu byabaye nakoze icya leta Imana yarambwiye ati wowe ugomba gutsinda icya leta njye kera nari umunyamasengesho ngira gutya ngiye result zishootse mana nagize unclassified sinzi impamvu nanjye nabitekerezaga ko bitantsindwa kuruta uko wabanje nani yazi sinari yemerewe kwiga wari umuntu udafite iyo ubarizwa nawe mu rugo barandebye baraseka bati mwana pe ubuzima bwe tuzabwerekeza kwa kundi umubyeyi agukaraba akavuga ati sha uri umuswa n'inyuma y'abanyamaswa ariko turashima Imana ko byibuze urabona ko hari ahantu uri kandi h'icyitegererezo abantu bose bavuga ati wa undi umusaxophonist uririmba unacuranga unakora mbese twavuga ngo iyo tuza kumenya ko hari future nziza nk'iyi ngiyi ntabwo twakwiye kuba turi kwihiringa nawe ntiwuba waranasibiye Imana yikorera utuntu twayo tutamenya ibifite plan y'ubuzima bwawe kuva ukivuka kugera igihe uzapfira iba yaraplaninze ati ngo Linda azaba umumama acuruza wenda amakara n'urugero nibiva acuruza intoryi nibivaho agire supermarket ikomeye cyane kuruta Simba supermarket kugira ngo yubake iyo testimony ibintu byose hari umuririmbyi waririmbye ngo ibibazo ufite cyangwa se iki nibyo buhamya bwawe bw'ejo hazaza rero hari n'igihe ushobora guhura hari n'igihe ushobora gukira mbere nyuma ugakena bikabera abandi ubuhamya ubwo n'abantu bajya bandika ngo ndakwibuka ngo rwose ngo uri umuswa ngo mu ishuri ngo ubundi ngo bigenze gute ko njya mbona bamuga n'ibintu biri kuri iyi mihanda umuntu akurebera muri pasi ntashaka kukurebera muri future ntashaka kukura muri present nguriya ngo wamye ugira gutya nguriya ngo wakoze ngo ujya ngo ubuse ngo abaye ngo iki n'iki ngo gute ngo reka ngo wapi kandi ugasanga umuntu wamutambutse kure cyane rwose none se ubwo ngubwo ikindi wakoze ukavuga uti aha hantu ndako tuye sinzahasubira hari igihe nagiye gucuranga naho mu bukwe oya hari ikindi ariko ikindi kambe ndeke kukivuga kibikire ndakikubwira twavuye ku mashuri kuri kamera hari igihe nagiye gucuranga mu bukwe ndabyibuka nari ngitangira muri 2022 noneho ubwo ngubwo mfata saxophone nkora sound check bigenda neza nambaye neza none nanakubisemo n'akagofero ubwa mbere nari nagiye nambaye akagofero keza gasirimutse abageni baravuga ati noneho araduhitana noneho ikintu cyabaye ntabwo nzakibagirwa amahirwe nagize ni uko ubwo bukwe nta mafaranga bari banyishyuye kwari ugutwerera iyo baba banyishyuye amafaranga yabo bari kuyandukisha buriya kandi hazaga hari umuntu wahise uvuga ati yewe byari iby'ubuntu ikintu cyabaye nakoze sound check numva saxophone yacu iyo umuntu ayicokojeho gato ibintu birahinduka kandi ntiwabimenya ko yayicokoje ubwo mba nyiteretse aho njya hanze guciringa n'iki ntegereje abageni
abageni barangije baje ngiye kubinjiza ndagenda ndabareba ndabati ngo ewana are you ready twinjire n'iki niyemeye nongeye gucekinga ukuntu bimeze ubwo mbayishyizemo indirimbo ntigiye gucuranga iyi ndirimbo My Heart Will Go On ya Celine Dion ewana ndangije indirimbo iratangira ndacuranga nangiye gucuranga numva saxophone ntiri kuvuga ndahati bigenze bite ndapushinga noneho hari ukuntu iyo imeze nabi irajwigira itangira kujwigira icyuya kirabira indirimbo noneho MC akajya avuga ati ngo uri mu biki kudatangira indirimbo kumbe ndi kuyitangira ahubwo saxophone yanze kuvuga ndajwigira abantu mbona batangiye kwipfuka mu matwi noneho ngiye kubona ndahindukira ngo ndebe reaction z'abageni nsanga abageni bari kureba nabi byatari ndati ibi bintu bimbayeho mbana ni ibiki mpita numva nyine meze nk'umuntu uri kurota ndangije ndavuga ati kandeba ikibazo ifite ntabwo indirimbo ndi buyihagaritse ngo bikunde ndangije ndareba nshekinze nsanga nta kantu beguye ngasubizaho ariko hashize nk'umunota n'igice abantu barambe babihe bari kwati ngo ibi bintu ubundi ni ibiki uyu muntu yatuzaniye gikinga ibintu byica ubukwe bagatatanya avuga ati ni kidobya ni ndangije nangira gucuranga nk'amasegonda nka 30 yaburaga bipfa nyine injyana ipfa kumvikana ariko ibibi byari byabaye byinshi nsaba indi ndirimbo kugira ngo nikosore barayinyima ntago bari kuyigura pe ntago bari kuyigura so ibintu nk'ibyo bijya bibaho mu buzima ariko I think Papi was here to tell us uko byagenda kose you continue to push uko byagenda kose you do not give up so I think kereka niba hari ikibazo wifuza kumbaza abantu bacu batakifuza kugenda batamenye kuko Papi umureba ahangaha we have been friends for so long twariganye so ubwo ibindi nyine ni nyuma ya kamera dukomeze so turabashimira cyane mwabanye natwe tuzi neza ko natwe muzajya mukomeza mudusplashingaho ni byiza mukadushyigikira you give us the comments you give us the likes and so many other things kugira ngo bino bintu bitere imbere next time mwatubwira no mushaka ko dutumira we are very open to your suggestions hanyuma turashimira the team iri behind the camera turashimira n'abandi bakomeje gushyigikira the splash tubinginga kugira ngo mushyigikire n'ibindi bikorwa byose hano twavugaga about business twavugaga ku bintu bigiye bitandukanye bigira umuntu ukumubona ameze kunambaye it's from Laziz mugende muhashake on Instagram twige kurimba nimushaka no kurimbisha hanyu to joining na hitwa Shakto Interiors so mbese dukomeze kugenda dushyigikirana tubwirana ibyiza dusplashinganaho mbese positive vibes who knows hari igihe umuntu aba bikeneye mu buzima thank you stay blessed The Splash, guys, please genda ukore subscribe kuri The Splash. Papi wambare kambwiriye nuze yindi ya kabiri yabaye. Urashaka kumubwira story yindi yabaye? Nanjye haru. Nagiye muri gym. Ibirenze ibyo twebwe dutekereza so uhawe ikaze uhawe no limits this is a no limit zone for you ukora uko ushaka ugenda uko ushaka vuga uko ushaka ukora uko ushaka mu bana bawe so it's surrender all to you kandi icyubahiro tugihawe kandi uwo dushimye even for all uko tumeze uko twarangiza uko icyuma biset kandi uwo dukomeje kwizera even over after the shoot biza gukurikira byose welcome to you icyubahiro gikomeze kuba icyawe. This set is yours. Have your way in Jesus' name I pray. Amen. Relate your favorite memory.
meet your great grandkids, read minds, cyangwa se speak every language. Read every mind. Ziko musetsa no etu na speak every language of course. Nkajya ndeba abantu bari kumvuga nk'abihorera. Unlimited travel. Your dream home. Internal youth. Cyangwa se true love. Mfite guhitamo kimwe cya bibiri. Dream home na unlimited travel. True love se sinyifite.